ibisigaye bifite ababishinzwe aribo baboka no bari kubikurikirana. Ikindi nagira ngo mbwire abantu, nakomeje guhura n'abantu bambwira ngo pole ntabwo napfuye, nta kintu nabaye. Ibi ni ibintu bibaho, kandi kuba ngiranye kutumvikana n'umurundi umwe bisobanuye ko abarundi atari abantu beza. Amarangamutima nyine aranga umutima. Umuntu wese asohora ibyo avuga kuko ariko ibyo uri gutekereza n'ibyo usohora. Koko bari abantu bari bababaye, kandi rwose ndahumva cyane, nanjye nari mbabaye. Ariko nanone nyuma y'uko ibyago bitugezeho, nyuma y'uko dufite agahinda kenshi, ubuzima burakomeza. Kandi ibi nari nabitangiye namaze kwaka impushya, namaze gukora process nari ngeze kure. Iriya posta twagomba kwishyiraho umunsi basohoye ko umuhanzi wacu Ivan Buravan yitabye Imana. Turavuga tuti ntabwo twayisohora uyu munsi, reka dusibe kugira ngo tutazana ibirori kandi hari agahinda mu bantu. Bukeye hitaba Imana yanga umuririmbyi akomeye muri kano karere ka East Africa, ariwe Ivan Iwacu Bruce, abenshi bazi ku izina rya Bruce Melody. Murabona imbere yanyu ari kumwe na manager wiwe ariwe Coach Gael. Murabona yuko mu maso bakeye, murabona yuko mu maso basa neza, murabona yuko umukeke w'ubujumbura bamaze kubashika. Abamenyesha amakuru mwese muri kino kibanza, biswe kandi usaba imbabazi kuri uwo mwanya, ariko tubavugize iwanyu twizera yuko mwazitugiriye, murikomera amashyi neza kugira ngo bitangure neza. Nuko rero ni conference de presse ikaza kumara umwanya munini, iminota 30 gusa. Muri kano karere ka Gihugu ijambo Coach Gael na manager atubwira icyatsi dukorera hano uno munsi, hama ibindi turaza kubigura tubanza. Murakoze. Fate mikoro cyangwa mwanya. Murakoze cyane, murakoze cyane. Turabashimiye cyane ko mwese muri hano, kandi mbanza no kubasaba imbabazi ko twakiriye gatoya, harimo benshi mwabaye ntabwo ari ukudaha agaciro cyangwa ikintu mukora. Uyu munsi rero akaba yari press conference ya Bruce Melody. Bruce Melody akaba yaraje kugira ngo kuri concert anezeza abafana biwe. Turazi ko abarundi benshi baramukunda, kandi nawe akunda Burundi n'abarundi. Press conference twiteguye, hanyuma ntiyaba, ariko uyu munsi twagize kugira ngo yibe abaganirize tuganire. Sasa rero abantu mbashimira cyane, nkaba mbashima cyane rero yuko mwaje muri ngaha, tuzaza kuganira. Hanyuma nacyo tumeze bien, ikeke ni sawa, agakima ni bien. So merci beaucoup. Kuva muri management y'ibisanzwe iri na hano mu gihugu cy'u Burundi, kari bisanzwe usanga. Murakoze cyane, ndabashimiye cyane mbere ya byose ko mwabashije kwitabira, kandi mwese ntabwo byari byoroshye ko tubabona. Hanyuma habayeho izindi mpamvu zatumye dukererwa. Nizere ko mwatubabariye, bari babanje kubivuga, MC yari yabivuze, ariko reka nanjye mbisubiremo. Nizere ko izo mbabazi mwaziduhaye. Murakoze. Rero nishimiye kuba ndi mu gihugu cy'u Burundi. Hari ibyabanje, ariko ntabwo ibibazo bituma umuntu adakomeza kubaho cyangwa ngo areke ibyo yakoraga. Mwarakoze kudushyigikira, gutegura igitaramo cyatambutse no kukimenyesha abarundi bose, nabyo ndabibashimiye. Impamvu nyamukuru rero itumye turi aha ngaha ni uko hari igitaramo twari dufite cyari gikwiriye kuba kiri kuba uyu munsi, ariko nticyabashije kuba kubera ko imyiteguro itagenze neza. Rero twahisemo kukimurira ejo ku munsi w'Icyumweru. Hanyuma
naho cyari kuzabera ntabwo byakunze ko ariho bikomeje kubera ko hari ibindi biri kuhabera, rero twahisemo kugikorera hano kuri Zan Beach. Ubwo ayo makuru muyampere abakwiriye kuyamenya, kandi tuniteguye gusubiza ikibazo icyo ari cyo cyose muri butubaze mu itangazamakuru. Murakoze. nuko reka ikibazo barabisubiza kuko Bruce ntabwo yari ahari ngo bamenye ibyo biraba. Cyambere na mbere ntabwo dushobora kudaba artiste kuko iyi niyo natwe industry turimo bikunda. Akantu kabaye ejo kari akantu yuko yari kiri 50-50 ko melody yashobora kuboneka, hanyuma twati mu gihe rero bitabonetse twasubira hama abandi ba artiste bazi bashira hamwe bamushyigikiye kugira bakore concert muri yiwe. Hanyuma rero melody itabonetse aboneka mu ijoro cyane, abantu twamaze kuvugana nabo, ariko twababwiye yuko uko melody aje ntibigikunze kubera ko deja muri ko twatangiye show duteke twatangiye saa 5 mu ijoro kubera ko preparation gukora publicité mu masaha ya nyuma byari bigora. Hanyuma tubabwira ko ubwo bazoririmba muri show nini ari tuzokora ejo, barahari twamaze no gusinyana amakontra nabo, turakorana neza n'ubwo hari utuntu twabaye natwe tudakontrola ariko bimeze neza twaravuganye. Hanyuma igituma tutarakora afishe ntabwo twari bwakonfirma tuzokorera isho, urumva twazakorera isho ibyakunze last minute ngo duhindura, urumva n'ugura show itariho vendi tegonisa. Ubu tuvugana nimwe bambere tugiye yuko ngaha n'amasaha yose so ihano n'ubu nicyo gito. Murakoze yitwa Tegere Gorera Samirizi Budefem n'ikinyamakuru cyitwa Mubito. Icyambere ndagoye kazi na karibu ni Bruce Melody yarukaga muri 2014, nibuka yarezanywe na Super Level mu giteramo cyari cyatugarijwe niba bari bagiye gukora kolabo n'umuririmbyi Sabbi Satonova, indirimbo yitwa Nibirika. Ikibazo cya mbere nabwo kubaza Bruce Melody wakiriyagiye n'umuntu baratandukanye cyane, igitaramo cya kiriyagiye kwimize biba gitandukanye apa izina ryo bajyaraguze n'ibikorwa bigahuga na Bruce Melody mu marosi tuzobona ku munsi w'ejo. Icyo kibazo cya mbere mu cyambere nyanganire wabashe ngo Bruce Melody wo mu 2014 atandukanye he na Bruce Melody w'ubu baratandukanye byata n'ibiro n'ibanganya imyaka experience byose. Konseri rero ya kiragiye nari muto, nari ntarasobanukirwa neza akazi nkora, wenda n'ubu sinavuga ko namenye byose, ariko byibura icyo gihe hashize imyaka 8. Urumva ko urugendo rwakomeje, nakomeje kwiga no kureba ibikenewe ku isoko, mbega narakuze muri rusange ntabitsinzira cyane. Abarundi ni abantu beza, ndabakunda kuko nabo bakunda umuziki wanjye, ntacyo mbahaye, dufite ukundi twahuje, rero nta kintu na kimwe gishobora gutandukanya ibyo kereka icyabizanye, kandi icyabizanye nta muntu n'umwe ugitera. Ikindi warubajije mu bivugwa ku ndirimbo Bruce Melody twayashimye yuko account star mvuga ati ngaba bari ngenda babarundi basabye n'abandi baza mu muri kigeza bagati bakura n'abitwa ko ari ababita upcoming n'abandi bitwa badafite izina aho ari ayo makuru bari yo oya akariyo, kubera ko abenshi dumu umuntu wanjye, Big Fizzo n'umuntu wanjye, Safi n'umuntu wanjye, gukorana nabo ibyo biri hirya gato y'uko nakorana n'abandi nabo tutaziranye muri make. Ndabizwa n'umuziki mwiza, abahanzi beza bashyashya bakora indirimbo nziza iyo no mu Rwanda bakazikunda. Abo ngabo bakeneye amahirwe cyane kurusha abakuru, kuko abakuru barabakunda i Kigali na hano murabakunda, murabazi byose nabashe kubibona. Hanyuma bo hari ibindi dupanga bitari ugupafaminga gusa, kuko gupafaminga kuri bo ntabwo ari ikintu kidasanzwe,
ariko aba bakiri bato bakeneye ino platform kugira ngo babashe kugaragara. Wenda niba hari icyo nshobora kubafasha ku bantu baje icyo gikora uko niko bimeze. Hanyuma bariya bandi bo bakuru dufitanye ibindi tubanamo n'uburyo bwiza bwo kubikora, harimo n'izo ndirimbo bavugaga wenda ko igihe cyo kuzisohora cyo kitarangira. Igitaramo kije gufasha ki umuziki w'u Burundi abaye kuryoherwa n'amafaranga zo. Iki gitaramo ikintu cya mbere kiri bufashe umuziki w'u Burundi, bwa mbere ni igitaramo nyine. Umuziki no gutarama birajyana. Mbere na mbere tugiye gushimisha abafana bacu, njyewe n'abahanzi b'abarundi tuzaririmbana bazaba bari hano. Tugiye kugera imbere y'amaso y'abantu dukunda, tubaha umuziki mwiza. Hanyuma ikindi cya kabiri ni uko bisa nk'ibyunga umuziki nyarwanda n'umuziki w'abarundi, kubera ko turi abantu basa nkaho tuba mu gihugu kimwe kuko tuzi ururimi rumwe, dusangiye ururimi. Buriya ururimi ni ikintu kinini cyane ku mpande zombi, kuko ushobora kumbaza gutya na kumva ni binini cyane, kuko umuntu wese wumva ikinyarwanda akwiye kumva umuziki w'umurundi, umuntu wese wumva ikirundi akwiye kumva umuziki w'ikinyarwanda. Umunsi twagomba guhura tutabashije guhura, ntabwo byakunze ko duhura kubw'impamvu zitandutseho, nta kundi nari kugira, kandi nizere ko mubabariye ko mwanegereje kugeza naje, nta ruhare na ruke nabigizemo. Hanyuma ku bijyanye na mood, njye nta kugira ngo mood yanjye ipfe nyine bisaba ingufu nyinshi cyane, kubera ko aho nari ndi kuruhuka, abantu bari kwibaza ngo iki ntagombaga kuza ngo ndirimbe, nari ndushye kuko nakoze iki, nta kazi nari mfite, nari ikintu nakoze ni ukuryama maze kuruhuka ndaza nkora konseri. Hanyuma mood uko imeze, meze neza kandi cyane, niteguye gukora ibyo nzi gukora imbere y'abantu bazitabira igitaramo kizakora. Murakoze cyane, mubajije ikibazo cyiza. Amarangamutima nyine aranga umutima. Abarundi ni abantu beza, ndabakunda kuko nabo bakunda umuziki wanjye, ntacyo mbahaye. Dufite ukundi twahuje, rero nta kintu na kimwe gishobora gutandukanya ibyo, kereka icyabizanye, kandi icyabizanye nta muntu n'umwe ukigenga. Ikindi warubajije kubivugwa ku ndirimbo Bruce Melody tuba yashimiye ko account star mvuga ati ngaba bari ngenda babarundi basabye n'abandi baza muri kigeza magati bakorana bitwa ko ari abitwa upcoming n'abandi bitwa badafite izina aho ari ayo makuru yo bari yo oya ntagariro, kubera ko abenshi umuntu wanjye, Big Fizzo n'umuntu wanjye, Sabi n'umuntu wanjye, gukorana nabo ibyo biri hirya gato y'uko bakorana n'abandi ntazi, nabo tutaziranye muri make. Ndabizi ko nabo umuziki mwiza, abahanzi beza bashyashya bakora indirimbo nziza, yewe no mu Rwanda bakazikunda. Abo ngabo bakeneye amahirwe cyane kurusha abakuru, kuko abakuru barabakunda i Kigali na hano murabakunda, murabazi byose mwabashe kubibona. Hanyuma mo hari ibindi dupanga bitari ugupafaminga gusa, kuko gupafaminga kuri bo ntabwo ari ikintu kidasanzwe, ariko aba bakiri bato bakeneye ino platform kugira ngo babashe kugaragara. Wenda niba hari icyo nshobora kubafasha ku bantu baje icyo gikora uko niko bimeze. Hanyuma bariya bandi bo bakuru dufitanye ibindi tubanamo n'uburyo bwiza bwo kubikora, harimo n'izo ndirimbo bavugaga wenda ko igihe cyo kuzisohora cyo kitarangira. Igitaramo kije gufasha ki umuziki w'u Burundi abaye kuryoherwa n'amafaranga zo. Iki gitaramo ikintu cya mbere kiri bufashe umuziki w'u Burundi, bwa mbere ni igitaramo nyine. Umuziki no gutarama birajyana. Mbere na mbere tugiye gushimisha abafana bacu, njyewe n'abahanzi b'abarundi tuzaririmbana bazaba bari hano. Tugiye kugera imbere y'amaso y'abantu dukunda, tubaha umuziki mwiza. Hanyuma ikindi cya kabiri ni uko bisa nk'ibyunga umuziki nyarwanda n'umuziki w'abarundi, kubera ko turi abantu basa nkaho tuba mu gihugu kimwe kuko tuzi ururimi rumwe, dusangiye ururimi. Buriya ururimi ni ikintu kinini cyane ku mpande zombi, kuko ushobora kumbaza gutya na kumva ni binini cyane, kuko umuntu wese wumva ikinyarwanda akwiye kumva umuziki w'umurundi, umuntu wese wumva ikirundi akwiye kumva umuziki w'ikinyarwanda. Umunsi twagomba guhura tutabashije guhura, ntabwo byakunze ko duhura kuko impamvu zitandutseho, nta kundi nari kugira, kandi nizere ko mubabariye ko mwanegereje kugeza
personage nta ruhare na ruke nabigizemo. Hanyuma ku bijyanye na mood njye nta kugira ngo mood yanjye ipfe nyine bisaba ingufu nyinshi cyane, kubera ko aho nari ndi kuruhuka abantu bari kwibaza ngo kuki ntagombaga kuza ngo ndirimbe, nari ndushye kuko nakoze iki, nta kazi nari mfite, ahantu nari ikintu nakoze ni ukuryama maze kuruhuka ndaza nkora konseri. Hanyuma mood uko imeze neza kandi cyane, niteguye gukora ibyo nzi gukora imbere y'abantu bazitabira igitaramo. Murakoze cyane, mubaje ikibazo cyiza. Amarangamutima nyine aranga umutima.